ntabwo suri kumva ibyo bishoboka raki twari turi kumwe cyagiye avuga ko nta kibazo muri kuvuga by'umurenge tuka Farida ashaka kubateranya raki yabuze gute imiryango simwe mwarabwiye famiye kandi nyine kubwira ko umurenge wari kuzamusiba ejo ubwo mwari mwariteguye byose byararangiye twariteguye ibintu byose twarabikoze Farida we yarifasha avugira mu kiganiro ko n'uburozi yabushyiramo kugira ngo ubukwe bupfe none akaba ari kuvugana na buri munsi urumva se nyine uburozi atarabushyizemo kandi bwarakoze gusa byose bifite aho bizakemukira yarabivuze ngo no kuroga yaroga tugerageze tubaze kuko ntago wabwira abantu kano kanya ngo ubukwe bwapfuye nta murenge uhari ntaki mwarishyuye amafaranga mwarishyuye imyenda mwarishyuye ibyo kurya mwarishyuye ibyo kunywa urumva cyaba ari ikibazo rero wowe umfashe tushakisha ahantu hose umuntu wese waba uziranye na Lucky ushobora kuba wamenya umubaze kubyerekeranye na Lucky nanjye ndakomeza mbarize Farida ndumva ashobora bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nezere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment nukuri Imana igisubiza aho mukuye ndetse n'ubundi bufasha mugenda mutanga bye butandukanye mu buzima bw'abantu twakoresheje buri munsi uyu munsi turi kumwe na Rehema cyangwa n'umugeni buri umuntu afite bura n'umurenge nawo n'ubukwe turi kumwe hano duherukana ubushize nyine bari kudutumira ariko sinzi nimba bamugani namwe muri tari kugira ngo tujye mu bukwe rero uyu munsi navuze reka tuganire tumubazaho ibintu bigeze imyiteguro igeze he cyane ko batatubwiye n'itariki cyagiye mbere ndatekereza ubu barafashe itariki noneho bayizi barababwiye itariki bazakoreraho umurenge nagira ngo atubwire imyiteguro aho igeze ndetse n'umurenge nyirizina aho uzabera aho buzasezeranira kugira ngo natwe twitegure ikirori tugwaye ikaze Rehema murakoze cyane meze uteze ntabwo meze neza pe ntabwo meze neza uri umugeni guteze nakumera neza kandi uzi ukuntu uri gusa neza nk'abageni nyine kumwe umugeni aba ari kubura nk'icyumweru kimwe kugira ngo agende cyangwa bibiri ni kuri gusa oya nuko nyine nihaye amahoro naho nakumera neza nako pe none ikibazo ni ikihe umugabo wanjye naramubuze Lucky waramubuze pe hashize nk'icyumweru cyangwa icyumweru n'igice ndamuhamagara nimero ye igacamo namfate ntabwo suri kumva ibyo bishoboka Lucky twari turi kumwe cyagiye avuga ko nta kibazo muri kuvuga by'umurenge tuka Farida ashaka kubateranya Lucky yabuze gute ibaze ko twari dufite umurenge ejo bundi kuri 26 ariko telefoni ye ndamuhamagara igacamo ubwo ni kuwa kane umusibejo ndamuhamagara fone nayifata kandi iracamo ariko nayifata ariko ndi gukeka yuko ari Farida none se Lucky muherukana ryari mu cyumweru gishize niko muherukana hari cyari cyagahindutse hagati yanyu se mu byerekeranye nyine byari bisanzwe n'ubundi gahunda yari ikomeje twarabipanze nk'ubusanzwe nyine ubona nta kibazo ariko byashobora kuba Farida ari we wamutwaye cyangwa akaba yaramuburishije ntawe wamenya kuko hari igihe namuhamagaye no kuri telefoni Farida bari wunyitaba wamuhamagaye kuri telefoni Farida aritaba yego yarakwitabye bigenda guteze akubwira ngo iki muvuganiye nyine yaranyitabye nitwavugana amagambo menshi ariko n'ubundi Farida bigaragara ko ari we wamutwaye n'ubundi none se hari ikibazo waba warigeze ugirana na Lucky muri iriya minsi wenda ngo tuvuge ko Lucky yaba waramubabaje wenda akabivamo cyangwa byaragenze ukundi kuntu oya nta kibazo pe nta kibazo cyari kiri hagati yanjye na Lucky ubu njye narinzi ko tugiye gutaha ubukwe ibintu bimeze neza uje kutubwira ibirori uko byifashe na famiye natwe twaraguze amakanzu none ngiye ushatse kumbwira se ko umurenge utazaba nanjye agahinda kanyishe ubu ndumva nazi ukuntu umeze gusa nyine reka twizere ko tuzamubona ahari wenda ashobora kuba atameze neza ariko buriya tuzamubona reka twiringire Imana imiryango simwe mwarabwiye famiye
kandi nyine nkubwira ko umurenge wari kuzamusiba ejo. ubwo mwari mwariteguye byose Twari byararangiye. twariteguye ibintu byose twarabikoze, hasigaye gusezerana nyine. Ariko ubwo urumva ko ku munota wa nyuma ndamubuze, ntabwo nzi ukuntu bimeze, sinzi ahantu ari pe. Ese umuntu mukuru yabura gute kweri? Ntabwo ko ari umuntu w'umugabo, ko ari umuntu kandi uko muzi ko atari muri ba bantu batinya inshingano wenda ngo yagenda cyangwa se ngo yatoroka cyangwa ngo yakwihisha ukamubura. Bibaye atari ikindi kibazo cyabaye ko atakwihisha cyangwa ko atatoroka, ntabwo ari umuntu wagucika ngo agende pe. Oya, yaba ari Farida se umufite? Farida mbere cyagiye tuganira yakoreshaga amagambo mabi ngo ntimuzabana, ngo nzakora icyo gishoboka cyose, ngo ndabyibuka pe, ibintu byose yavuze turabyibuka. byose ni Farida Nibaza pe. se Niwe ubiri inyuma yaba ari kuko we uri yaba ari we wamutwaye, yaba yaramutwaye se bwo? ntabwo wavugira amagambo angana kuriya imbere y'umuntu ubizi neza ko afite ubukwe ngo deni wowe ureke gutuma umugabo atabura. Byose ni Farida. Ahubwo njye ndashaka kugusaba akantu kamwe ko kumuzana Farida nkagira ibyo mwibariza, kuko ndaremerewe pe, ndaremerewe rwose. Ibaze kuba ufite umurenge habura umunsi umwe cyangwa ibiri ugashaka umugabo ukamubura pe. Njye ikintu ndi kwibaza, Farida yaba yaramutwaye yamutwara se bwo akamubuza kukuvugisha, yamutwara akamufunga umunwa se? Erega Farida ashaka gutwara umuntu. Icyo akora na cyagiye yavugaga ngo no kuroga yaroga. Farida ntabwo yoroshye, wasanga buriya hari n'ibyo yamushyizemo ntawamenya, bituma nyine atongera kumvugisha, ntawamenya uko bimeze. Ndashaka guhamagara nimero Rakiwe, nimba umuhamagara bikanga ndahamagara nimero za Farida muvugishe, wenda ne kumubwira ko turi mu kiganiro kugira ngo adahita nkopa, ariko ndashaka kumuhamagara mubaze makuru mwibarishe, nubaze nimba we na Raki baherukana, numve byibura nimba hari ahantu cyangwa hari indi nshuro barongera kubonana nyuma ya cyagihe, kuko ubwo duherukana haciyemo nk'ukwezi muri ya minsi. Rero ndumva Farida nge ntategereza kuzavuga ngo nzamuhamagara muhure, kuko urumva ibintu biracyari bibisi. Umurenge ni kuwa kane, turi kuwa kangahe? Urumva dukeneye kumenya ari hehe, yararwaye se, aryamye, ari mu bitaro se, yakoze impanuka se, ibintu bikamenyekana hakiri kare. Ubwo se yarwara akajya mu bitaro Farida akaba ari we umufata, kuko njye ndi kukubwira ko namuhamagaye kuri telefoni ya Farida akaba ari we unyitaba. Farida kugira ngo numve niba hari ahantu cyangwa se hari amakuru yaba azi kuri icyo kintu, kuko dukeneye kumenya ibintu bimeze biti. Umuntu yarabuze, umuntu ashobora kubura gute ari mu gihugu, ari muzima? Mu gihe ari muzima ntabwo ashobora kubura, kereka atari muzima, kandi nta mpamvu yatuma ataba muzima. Rero Fari, waramutse? Waramutse neza ke? Meze uteze? Sava? Meze neza? Ego. None se Sharaki namubuze kuri telefone. Ndi kukubaza. Ndashaka kubaza nyine amakuru yaraki namubuze kuri telefone. Kandi nyine namubuze kuri telefone, kandi nyine namushakaga nyine abizi muri iyi minsi ko bafite ikirori nyine, ubwo nashaka ko tuvugana, ariko nimero yananiye, sinzi nagira ngo baze nimba we mwaba muherukana cyangwa muheruka kuvugana. Ugiye gukora anniversaire se? Ntabwo se bafite umurenge. Ndi kukubwira bafite umurenge, ibyo urabizi. Bafite umurenge? We nandeze? Nakubwiye ko njye nawe nta murenge dufite. Ntabwo ari wowe mvuga, ni wowe se, wowe uri fiancé we. We na Sheri we bafite umurenge, kandi ibyo urabizi. Nizere ko utampamagaye uri mu biganiro ariko. Oya, banza wumva ibyo ndi kukubaza. Ndi kukubaza njyewe nashakaga nimero, nashakaga nyine kukubaza nimba hari aho muherukanira, kuko ndi guhamagara nimero ziwe igacamo ariko ntanyitabe.
ubwo nagira ngo ngubaze niba wowe berukana umusibe ejo ariko mu gitondo twavugana namubwira ko uri kumushaka usibye ko ashobora no kuba ari kwanga kuyifata bishaka sinzi. muherukana umusibe ejo muherukana hehe? Berukana he? Mwari kumwe se? Tutari kumwe se umugabo wanjye. Lucky umusibe ejo mwari muri kumwe? Twari turi kumwe. None ubwo ko nabara kubwira ko muhamagara namwitabe. Okay. Nibyo nashaka kumenya nyine ntago nimero ntago yanjye yitaba sinzi ikibazo ariko nashaka kumenya niba nyine ameze neza tu. Ndaza mukanya nimuguka kuza kumuhamagara mugushyirire ku murongo akuvugisha nge ntabwo yakana kunyitaba. Ese kuki twatwitaba bakakwitaba? Nanjye ndi umugore we umunsi wo ngura cyangwa musobanure ko ndi kweke. Umuntu ababwira ukuri ntimwemere. Okay, sawa ntari bindi cyo nashaka kumenya. Ariko cyo koza kabigasekwa nk'akeza ngo ndi umugore we. Kuva ryari nanze kwirirwa mubaza ibintu byinshi Farida kubera ko n'ubushize yarabitubwiye ngo n'umugore we rakakabihakana ariko ikintu kinteye urujijo ni gute telefone yanjye icamo ntayitabe iyawe igacamo ntayitabe n'indi nimero nakoresha ariyo yose nagayifata. Hanyuma Farida mumugara kamwitaba. Uwo muntu ari he? Gose ke urumva atari kumwe na Farida koko? Bari kumwe he? Bari kumwe hehe se? Aho bari kumwe se yamusize itegeko ryo kutakwitaba, yamusigize itegeko ryo kutanyitaba, aho ari hose ikintu kijyanye no kukuvugisha nk'umuntu bafitanye umurenge bihurira he? Ke Farida n'umurozi n'indaya n'iki buriya wasanga hari nk'ibintu yamuhaye nyine bituma murwa cyangwa se bituma atongera kwitaba telefone yanjye, ariko byose nzabimurutsa umunsi namubonye, nzabimurutsa rwose. Uziko ibintu bajyaga bivuga ngo ubukwe nyine gupfa ku munsi wa nyuma nyine tujya tuzumva izo story, ariko nibwo noneho nabibona bibaye amaso ku maso. Farida we yarifasha avugira mu kiganiro ko n'uburozi yabushyiramo kugira ngo ubukwe bupfe, none akaba ari kuvugana na buri munsi urumva se nyine uburozi atarabushyizemo kandi bwarakoze pe, bwarakoze gusa byose bifite aho bizakemukira. Yarabivuze ngo no kuroga yaroga ngo kubera Lucky ngo nta kintu atakora. Ibyo nibyo se turabyemera ntacyo utakora, ariko hari ikintu bita ubugome. Farida mu mutima we sinzi sibyo ndi kumushinza, ariko kuri ibyo yakoze byose turabizi umuntu wese yabyihanganira, ariko kuri iyi nshuro noneho ibyo ari gukora ikintu gikabije nyine, ibintu bikabije n'umuntu muzima utekereza, nubwo waba wafushye nubwo waba wakoze iki gufata ukica ibirori by'abandi bantu. Uriya si umugabo we ntibazabana. Lucky kuri abivuga Lucky ni umuntu wiseriye ntago yakunda Farida, icyo cyo ndakizi, nta n'umwanya yamuha, ariko Farida kugira ngo yerekane ko afite imbaraga cyangwa se n'ubwo buroza bufite nta kintu atakora. Yabikoze rero yabikoze, ariko njye wumva bari rumuze na Farida ngira ikintu mwibariza. Ikintu kiba kinyobeye hari ibintu ushobora gukora ufite inyungu unavuga ati umuntu ndi kubikorera arankunda cyangwa azankunda. Lucky yabwije Farida ukora amubwira ati sinshobora kugukunda wenda kuzi inzu bubi bwawe nzi mabi yawe nzi ibyo wakoze, ariko Farida kugira ngo yerekane nyine ko ari umugore w'igitangaza ko umugabo wese ashatse yamubona, yakora buri kimwe kugira ngo agaragaze ko Lucky amufite. Ijambo rimwe yavuze niryo ryankanze, avuga ngo no kuroga yaroga ngarika akabona icyo ashaka. Nimba ushobora kuroga kubera umugabo utagukunda, utagushaka, utagukeneye mu buzima bwe, umugabo mwatandukanye, ukavuga ikintu kirekeranye no kuroga, wanaroga.
ke uburozi bubaho kandi Farida arabufite bwinshi cyane. We nimba atinyuka agashyira hanze ko afite uburozi, urumva n'ubundi ubwo burozi yabukoresheje kandi bwanafasha. Gusa ngewe rakingize amahirwe yo kumubona nanamuvuza bikamuvamo bikamuturumbukamo ibirori bigakomeza. Ariko Farida rwose icyo yashakaga yagikoze, gusa n'ubundi finally bizaba. Ahantu mu mutwe we sinzi, Farida akunda abagabo. Icyo ngicyo ni ikintu tuzi twese. Farida iya kugezeho nk'ura ko bari baratandukanye, barabanye mu nzu biranga, babana bisanzwe atari mu nzu biranga, baragoragoza ku bana biranga, atandukana na Raki batandukana agiye ku wundi mugabo. Uwo mugabo baraharana barasomana, induru ziravuga, barabyarana. Babyaranye birarangira. Uwo mugabo Farida nawe mu minsi ishize amutera ishoti, aramwanga kugira ari umwanze. None abonye Raki ubuzima butangiye kugaruka, yarabonye umukunzi yimereye neza, aragarutse ati umugabo wanjye mu buzima yereka mbaza Farida ni kino kiganiro n'icyo mu buzima bwawe wifuza iki? Ntukeneye ko abandi bishima, nawe ubwo ntukeneye kwishima. Uko ukeneye kwishima nawe wikunda, wakajya ukora ibintu ubona nawe ufitemo inyungu. Wisha ibirori by'abandi, amafaranga batanze, imyiteguro yose bakoze, abantu bose batumiye, buri kimwe cyose ushaka kucyangiza hejuru, noneho yuko nta n'inyungu bifitemo. Ibintu nibishakwa. Raki njye ningira amahirwe yo kumubona, ndabizi neza ko bizagenda neza, kuko n'ubundi ibyo Farida yamushyizemo bizamuvamo rwose. Bizamuvamo kandi ibirori bizakomeza. Kuko ntabwo ndi gutekereza ikintu cyaba gihinduye Raki aka kanya. Ntabwo ari Raki uri kubikora, ahubwo nibyo bamushyizemo. Wowe niba uzi ko nta kibazo mwari mufitanye na Raki, nta kibazo njye nafitanye n'umugabo wawe. Abantu bakundana hari bashaka gupfa utuntu, hari utuntu bashobora kutumvikanaho tugiye dutandukanye, hari utuntu bashobora gupfa nyine. Wenda ntabwo twabura abantu bakundana bagira utuntu bapfa. Wenda akagira akantu mwarapfuye Raki akarakara, wenda akivumbura. Ariko se niba nta kintu mwapfuye, niba mwari mubanye neza nta kibazo, wambwira gute ko umugabo muzima, umusore muzima ufite ubwonko bukora yakibwiriza mu mutwe we akakwanga atanakubwiye? Nibyo Farida yamushyizemo, Raki ibyo ntabwo yabikora, kuko nta kibazo twari dufitanye, twari tubanye neza pe. Urumva ko rero byose ni Farida, ni Farida ubiri inyuma tubikora. Ariko ntabwo bizamuhira, kuko buriya iyo ikintu atari icyawe kiba atari icyawe, nuko nyine abantu tutemera. Ariko Raki ntabwo ari uwa Farida, ntabwo ari uwe. rero ashaka gufata abagabo bose akabashyira mu biganza bye, kandi ntabwo afata ubwenge bwose bw'abagabo ngo abukontorora ari umugore umwe, ntabwo bishoboka. Rero icyo nakubwira, ubwo dufite uyu munsi n'ejo, ni iminsi 2, ubundi umunsi ukagera. Ikintu gihari, ndakomeza neke Farida wumvise ko yemeye ko musibejo bavuganye, anemera ko yaza kuza kuduhuza kuri telefone. Ubwo afite nyine uburyo wabikora akamwitaba. Tugiye gukora uko dushoboye, dushaka amakuru y'ahantu Raki yaba ari, cyangwa n'ibyo yaba arimo, cyangwa na Farida ibiki, dukora uko dushoboye, tugerageze tubaze. Kuko ntabwo wabwira abantu kano kanya ngo ubukwe bwapfuye, nta murenge uhari, ntaki. Mwarishyuye amafaranga, mwarishyuye imyenda, mwarishyuye ibyo kurya, mwarishyuye ibyo kunywa, urumva cyaba ari ikibazo. Rero wowe umfashe dushakisha ahantu hose umuntu wese waba uziranye na Raki, ushobora kuba wamenya, umubaze ku byerekeranye na Raki. Nanjye ndakomeza mbarize Farida, ndumva ashobora kumpa amakuru, nuko nanze kumubaza byinshi kugira ngo atamenya ko turi kumwe. Ariko uko byagenda kose turaza kumenya ikibazo aho kiri. Raki se ndamushakira heke, ku kazi nagiyeyo bambwira ko adaheruka. Inshuti ze ndazihamagara zose, Raki yarabuze, Raki ndamushakira he handi ko? Kubera ko atavuye mu Rwanda kandi ari muri Kigali, ntago twamubura. Wenda nubwo kuwa 4 byarenga, sibyo?
aho ari hose ari kumwe na Farida kuko ntago namara icyumweru n'igice muhamagara telefone atayifata. Farida we ubwo akwibwiriye yuko umusibe ejo bavuganye, urumva se batari kumwe? bari kumwe nubwo batari kumwe. Farida yabaza ahantu ari, yabaza aho yamushyize kuko ibirozi bye biza aho yamwohereje. Ntago nge kano kanya umutima wanjye ntago ndi kumva ko nyine ngo byarangiye ubukwe bwapfuye. Ntago ubukwe bwapfuye, biracyahari, ahubwo tugiye gufatanya gushaka amakuru y'ahantu Lucky yaba ari. Nanjye icyizere ndagifite ko Lucky ndi bumubone, ko ntago nge nifuza ko twagira ibi bintu bibazo. Umuntu aba yatanze byinshi, umuntu aba yakoze byinshi, famiye ziba ziteguye, twaba dusebye, sibyo? Twaba dusebye. Reka tugerageze iyi minsi 2 dukora igishoboka. Nibigera ku wa 4 Lucky tutaramubona, wenda aho nyine urumva bizaba byarangiye, kuko byibura ejo twakaba aruboneka ejo nimugoroba twarara tumubonye, kubyo turarana gahunda ya mu gitondo tugateguza n'abandi amasaha yo guhagurukira. Ariko bigeze ku wa 4 tutaramubona, cyo cyaba ari ikibazo nyine. Ubwo nuko twabyakira gutyo, ariko byanze bikunze ahantu ari hazamenyekana, kuko ntago azakomeza kumuhisha. Nibyo ngibyo yaba yaramuhaye bizashyira bimushiremo. Ndumva njyewe nta kwiheba kwinshi mfite, kubera ko buraburi iyo ikintu ari icyawe, niba wowe Imana yaravuze tuzabana na Lucky mukoze umurenge, niko bizagenda. Nubwo uyu nguyu utaba, uwundi ukurikiyeho waba, nubwo uyu munsi wamubona ejo wamubona. Niyo mpamvu rero twe kwiheba, nyine ku isi niko bigenda. Ugira inshuti n'abanzi, buriya Farida muri abanzi, kandi muri abanzi mu bintu by'amafuti, kuko nta mugabo musangiye. Lucky ntago mumusangiye, ahubwo we ni ukugira ngo yice ibyawe gusa. Ariko ngenzi ko Lucky ubona Lucky yakupeshya agakunda Farida. Lucky rega tumaranye igihe, ndamuzi neza, ndamuzi bihagije rwose. Kuri no guteranya no gusebanya, ariko ibintu tuzashyira tumenye ukuri, kandi n'ibirori bizashyira bitahe. Icyo yakora kibi cyose n'Imana ibigerageza gukora icyiza. Umva rero twasa n'abagana ku musozo, ubundi ndakomeza njye mvugishe Farida niyemera ko mubonana, ariko ntiyanabyanga kuko icyo abashaka nuko gukina ku mubyimba. Nzaguhamagara nk'ejo mu gitondo uze mubonane, twumve ikintu akwibwirira. Ambwiye ko umusoje babonanye, tuzumva ikintu wakwibwirira agusubiza. Mubaze utira kari hehe, kuko mwaravunya kuri telefone, waramuhamagara ari gukwita, byanze bikunze afite amakuru yanari. Ko twizere ko ari uzaduha igisubizo kizima. Reka dusoreze hano, dusura mu kiganiro cy'ubutaha.